Hey yo, this is BRM TV online. Nkuko musanga mu bizirero amakuru abari mashyashya n'ibyiza biba bikiyongera kuri TV yacu. Yes, Kefa niwe waje uyu munsi kugira ngo abagezeho byinshi bitunguranye kandi bimeze neza. Uyu munsi aho tubafitiye umutumurwa reka mwite umutumirwa kuko ararenze. Samoya Deep. Reka muze mumureba kugira ngo abagezeho byiza bitunguranye. Uyu ni Kefa, nimujya kure. Yes, nkuko nkomeza mbibabwira rero murabizi ko amakuru tuba tuyafite kandi agiye atandukanye. Of course this is entertainment in BRM TV online. Tubafitiye umuntu mushyashya nkuko nayemaze kubibabwira, na undi ngira ngo wenda mbere yuko mubaze nagere kabanze hanatwibwire mu nganzo ye. Si bya byiza gahunda zawe wazishize ku ruhande kambabarira tugahura ku Sunday wahagera wenda ukanaca Monday uruwanjye nagufite nabo wande. Yo, this is famous #1. Famous, iyo umuntu yumvishe izina famous ni iki cyita cyiza, like ni iki atayumvisha muri we? Famous bisobanuye iki kuri wowe? Kuri njye famous ni izina ryanjye. Kuri njye ni izina ryanjye. Icyo wise famous? Okay. Famous ni izina ryavuye ku nago ari njye wifashe ngo mite niyita famous, nago nifashe ngo mite mvuge ngo ndi famous. Ko njye nagiye muri studio naritwa na famous. Ariko already ari rimwe mu mazina ashobora guhitamo kuko ni izina n'ubundi na abashuti banjye twitanaga ku ishuri turi muri studio n'abandi bantu maze kurecording indirimbo ya mbere, nibwo twatekereje nyine ku izina nshobora kwitwa muri mu muziki. Dusuggestinga amazina menshi ya famous riruta yandi nyine riyarusha amajwi. Gira ngo famous uri mu bantu bamaze igihe, ntabwo navuga igihe kirekire ariko uri mu bantu bamaze igihe mu muziki nyarwanda kandi barimo barabikora neza. Uri umwe mu bantu bavukana umusitari, ndabeshya? Ntabwo ubeshya. Bamwitanze bamuvukana kandi ubizi. Ndimo ndabariza abanyarwanda muri rusange. Banzu bibabwire hanyuma twumve ko uri mukuri. Wonze ni Humble Jizzo, nibyo? Nibyo. Muravukana? Turavukana. Okay, ni biza cyane. Iyo ubonye Humble Jizzo aririmba nawe ukabona uririmba, ni iki uhita wiyumva muri wowe? Okay, iyo mbonye aririmba nanjye nkabona ndirimba numva nyine ari sawa tu, numva bimeze neza. Birabinjira? Simbizi nawe umwinjiriza uzagenda umubaze. Muri no minsi ngo yagiye, muri no minsi ngo yagiye he? Simbizi. Tubwire, bwira abanyarwanda n'inshuti ze yagiye he? Humble Jizzo yagiye he se nyine? Okay, uyu ni famous, ni umuhanzi nyarwanda arimo arakora ibyo nakita mukuru we akora kandi arimo arabikora neza cyane. Ngira ngo wenda gitangira mwumvisha ibintu aririmba, mwumvisha indirimbo aririmba, afite ijwi ryiza. Reka dukomeze turebe ese iterambere rye riri hehe. Turimo turacyaganira. Famous. Yes. This time dufite amakuru ko akoranye indirimbo na groupe bita Back to World. Nibyo cyangwa se byo? Nibyo turimo turayikora. Makwanye indirimbo. Okay, urebye indirimbo nago sinzi nago. Vuga cyane. Wibeshya abantu, vuga cyane. Indirimbo nago irabona izina. Nago irabona izina kuko iyo mukirimo gukompoza nago muhita mwita izina indirimbo, nyuma nibwo mushaka gushaka izina cyangwa Ayuma Back to World ni groupe ikizamuka, ndumva n'abantu bataratera intambwe iraho iri ndende, ariko si wumvisha Back to World vision yayo uyibona gute? Vision yabo ni abantu bafite gahunda yo gukora kandi barashaka gukora. Hari sinzi ngo bo bafitiye vision, ariko icyo mbona neza nuko basa nk'abantu bafite intego runaka bashaka kugeraho, kuko already kuba barafashe umwanzuro bakavuga ngo bagiye gukora umuziki
nuko baba bafite nyine intego, bafite goals bashaka kugeraho runaka ya. Muri no minsi ndimo ndumva ngo Back to World nka groupe y'abahanzi babiri, harimo umuhanzi bita Kefa na J Cole. N'abantu numva basa nk'abantu bakomeye, na biragoye kumva underground cyangwa se nk'abantu bakizamuka ngo bafite studio. Wabizi koko bafite studio yabo bwite, yaba atari ukuvuga ngo hari uwa managing abandi byabo, nibyo cyangwa se byo? studio yabo ni ikintu cyiza. Bafite studio yabo, bafite producer wabo. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byo kwishimirwa nk'umuhanzi. Noneho deja ukizamuka kuba afite studio ye ni ikintu kiba ari cyiza cyane cyo kwishimirwa. Nduva ngo wenda kwa label kandi barashaka gushyira muri label yabo, urede kujyamo cyangwa ni amagambo abantu bavuga gusa? Ubundi ibijyanye na label no kujya muri label, ubundi hari ibintu bibaho kubwumvikane, habaho mu kumvikana terms and conditions, ibintu mugomba kugenderaho. Then kandi ntago turajya so deep muri ibyo bintu, ntago turabyinjira. Okay. Famous, gira icyo bwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Back to World by'umwihariko. Ikintu nabwira abakunzi banjye, n'abakunzi banjye kandi nanjye ndabakunda cyane. Mfite ibintu byinshi byo kubahereza birahari. Uyu mwaka dufite akazi. No mwaka wabanje kubashyiramo akantu wakoranye na Back to World kugira ngo biseho neza kurusha? Agakorasi cyangwa se akavasi? Akavasi cyangwa se agakorasi? Ndore mora online negereje ko waza emucha. Thank you so much. This is BRM TV Online. How mushobora gukora subscribe kugira mubone amakuru meza kandi yizewe. Uyu ni Kefa ari kumwe na Famous kuva I don't know. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe kugira mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Imana ibane namwe. Thank you so much.